twongeye kubaramutsa abakunzi bacu bakunze b'imbaraga z'ukwizera. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ngingo ikomeye cyane ijyanye na Bibiliya. Turasubiza ikibazo kigira kiti ese Bibiliya ikwiye guhindurwa kugira ngo ijyane n'igihe tugezemo? Muri make, Bibiliya ni igitabo kirimo inyandiko zera cyangwa ibitabo byanditswe kugira ngo bifashe abakristo. Igabanyijemo ibice bibiri by'ingenzi, ari by'isezerano rya kera rigizwe n'amateka, amategeko ndetse n'ubuhanuzi bwanditswe mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Hakabamo n'isezerano rishya rigizwe n'inyigisho, ibikorwa, urupfu n'izuka bya Yesu Kristo ndetse n'amateka y'itorero rya mbere ry'abakristo. Bibiliya ifatwa nk'ijambo ry'Imana ryahumetswe, rikaba ari inzira iyobora mu kwemera, mu myifatire no mu gusenga. Ntawamenya neza igihe Bibiliya imaze, kuko ubundi Bibiliya yatangiye baganira cyangwa se ari inyigisho zikoresha umuntu gusa nk'ahantu byanditse. Ariko dushingiye ku gitabo cyanditswe bwa mbere cyangwa ku gitabo gikuru cyanditswe muri Bibiliya, wabona ko icyo gitabo kimaze imyaka 2700, kuko bivuga ko cyanditswe mu mwaka w'1400 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Kandi hari ibindi bitabo byagikomeje kwandikwa kuri uko byagendaga bikurikirana, ariko nk'iyo tureba igitabo cy'ibyahishuwe cyo cyanditswe hagati y'umwaka wa 1801 ndetse n'umwaka wa 1956. Ariko kandi mu mwaka wa 356 no mu mwaka wa 400, hagati aho ngaho nibwo hasohowe volume ya Bibiliya tubona uyu munsi, cyangwa se iyi mbumbe y'igitabo tubona ikubiyemo ibitabo byose. Hari impaka rero zimaze iminsi zijyanye no guhindura Bibiliya. Hari abavuga ko amahame ya Bibiliya amwe n'amwe atakijyanye n'igihe tuyirimo, abandi bakavuga ko amahame yayo adakwiye guhindurwaho na rimwe. Ariko se ko imibereho yacu igenda ihinduka cyane, umuco n'ururimi bigahinduka, amagambo ya Bibiliya yakomeza gusobanura iby'ibihe turimo? Reka tubanze turebe icyo Bibiliya ubwayo ibivugaho cyangwa ivuga ku kijyanye no guhindura ndetse no gusobanura amagambo yayo mu buryo bushya. Bibiliya yemera ko isi n'imibereho y'abantu bihora bihinduka. Ibi turabisoma mu Mubwiriza umutwe wa 3 umurongo wa 1. Haragira hati, ibyo gukora byose bifite igihe cyabyo, buri kintu cyose gifite umwanya wacyo munsi y'ijuru. Ibi byerekana ko ibintu byose bifite uburyo bwo guhindura cyangwa bwo guhinduka ku gihe runaka. Ikindi kandi, si ubwa mbere Bibiliya yabihindutse. Mu mwaka w'1604, King James wa gatandatu cyangwa se umwami James wa gatandatu wayoboraga Scotland, akayobora England, akayobora na Ireland, cyangwa se akaba ari nawe mwami wa mbere wayoboye United Kingdom cyangwa se ubwami bw'Abongereza, yashyizeho itegeko rivugurura Bibiliya. Ndetse na vuba aha nko mu 1995, muri 2002 ndetse no mu mwaka wa 2020, Abanyamerika bo barayivuguruye Bibiliya. Ibi twongere tubisubiremo, ntabwo ari uguhindura Bibiliya ngo bahindure amagambo arimo, ahubwo ni ukunoza, ni ukunononsora ibyanditswe, bakabisobanura cyangwa se bakabigaragaza bakurikije igihe tugezemo. Ibi bivuze ko nawe niba wumva Bibiliya itakwiye guhindurwa cyangwa nta kintu kigomba gukorwaho, ushobora kuba udafite Bibiliya y'umwimerere cyangwa ya original, bitewe n'izo mpinduka zagiye ziba. Ariko kandi Bibiliya inavuga ko amagambo yayo adakwiye guhinduka, nk'uko Yesu Kristo abyivugira ubwe. Ibi tubisanga mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 18. Haragira hati, kugeza ubwo isi n'ijuru bizashirira, nta kantu na kamwe kazakurwaho ku mategeko kugeza aho byose bizasohorerwa. Bigaragara ko rero Bibiliya idashobora guhinduka ku buryo butavuguruye, haba mu muco cyangwa mu mateka yayo. Abatanga ibitekerezo basaba ko Bibiliya yavugururwa cyangwa yakosorwa bashingira ku kuba ibitekerezo bitandukanye birimo, nko kuba mu bihe bya none imibereho yarahindutse cyane, bityo Bibiliya ikaba ikwiye kwita ku ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, ikita ku bidukikije, ndetse hagakoreshwa n'imvugo ijyanye n'igihe tugezemo. Hari abantu bemeza ko Bibiliya yanditswe mu bihe bya kera itavuga neza ibyo bibazo tuvuzeho haruguru birimo ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye,
harimo kubungabunga ibidukikije ndetse n'imvugo cyangwa se ibisobanuro by'amagambo yakoreshwaga mu gihe cya kera uyu munsi byagiye bihinduka. Urugero twarufatira mu Befeso umutwe wa 5 umurongo wa 22, hagira hati bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami. Umwami uvugwa hano ni Imana. Mu gihe cya none rero ibi bishobora kugaragaza ko ari ukudindiza abagore, bagaragaza ko bakwiye kumvira abagabo babo ntihagire ikindi barenzaho, bityo bakumva ko bikwiye gusobanurwa, bikaba bikwiye gusobanurwa neza bijyanye n'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, ntibyumvikane uko byanditse uku nguku. Mu bijyanye no kurengera ibidukikije tubisanga mu Itangiriro umutwe wa 2 ku murongo waho wa 15, haragira hati Uwiteka Imana ifata umuntu imushyira muri Edeni ngo ayitunganye kandi ayirinde. Hari abavuga ko iri jambo ryerekana ko umuntu akwiye kubana n'ibidukikije, ariko iyo turebye uyu munsi umuntu ibidukikije birimo ibiti n'amashyamba ndetse n'inyamaswa agenda ahubwo abyangiza kurushaho. Bityo rero Bibiliya ikaba ikeneye kugaruka kuri uyu murongo kugira ngo nayo ibungabunga ibidukikije cyangwa se abigisha iby'ijambo ry'Imana bagaragaze uruhare rw'umukristo cyangwa rw'undi muntu wese mu kubungabunga ibidukikije. Ikindi kandi no guhindura cyangwa gusobanura neza amagambo yanditswemo. Ikijyanye n'iyi ngingo abantu bize indimi babyumva neza, kuko bazi ko mu rurimi amagambo ashobora gusaza ntiyongere gukoreshwa ndetse n'icyo yasobanuraga kikazibagirana. Mu Kinyarwanda amagambo atagikoreshwa ubundi yitwa urunyakirima. Ikibazo gikomeye rero si uguhindura amagambo ya Bibiliya, ahubwo ni ugusobanura neza ukuri kwayo kugira ngo iki gitabo gikomeze gusobanura cyangwa se gikomeze guhindura ubuzima bw'abantu bwa buri munsi. Nk'uko Bibiliya ibivuga turabisanga muri Timoteyo cyangwa urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo umutwe wa 3 umurongo wa 16 kugera ku wa 17, haragira hati ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro ku kwigisha, gucyaha, kugukosora no kurera mu butungane. Ibi byerekana ko Bibiliya ihora ari inyigisho z'iteka kandi gusobanurwa neza bikaba ari ingenzi kugira ngo dukomeze kuyubaha no kuyumva neza mu bihe byose tuzaba turimo. Mu gusoza rero nta mpamvu yo guhindura amagambo yanditse mu byanditswe byera kuko bifite agaciro k'iteka ryose, ahubwo dukeneye abigisha b'umwuka cyangwa se abigisha bacanye basobanukiwe n'abahanga bazadufasha gusobanukirwa amagambo yayo mu buryo bujyanye n'ibihe turimo. Ariko rero nanone icyo umuntu wese akwiye kumenya ni uko Bibiliya atari igitabo cy'ibihe runaka gusa, ahubwo ari igitabo cy'ubuzima bw'iteka. Bityo kubisobanura bijyanye n'igihe turimo nabyo bikaba ari ngombwa, kuko dukwiye kubyumva cyangwa kumva amagambo ya Bibiliya tukanayakurikiza. Bashimiye ko mwanteze amatwi, ntimwibagirwe kudusangiza icyo mutekereza kuri iri jambo ry'Imana, kandi tubasaba kudushyigikira mukanasubscribe ndetse no gusangiza abandi ibi biganiro. Tunabararikira gukurikira igitabo cya 2 muri kwa bwa mbere twasobanuye igitabo cyangwa se twavuze kuri zimwe mu ngingo z'ingenzi zavugaga ku gitabo cya Dr. Joseph Morty kivuga ko ubwenge bwacu butagaragara nuko twabukoresha kugira ngo duhindure ubuzima bwacu. Ubu tugiye gutangira igitabo cya 2 rero cya Napoleon Hill kivuga ngo Think and Grow Rich. Turabashimiye, nimugire amahoro y'Imana.